Ndagusoje wahisemo kunkurikira, Imana iguhe umugisha, kandi niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel Chantal TV, nguhaye ikaze kandi ndagusaba gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ni ibiganiro byigisha, ni ibiganiro byigisha kumenya umuntu, kwimenya ndetse no kumenya abantu muri kumwe, kugira ngo turusheho kubyaza umusaruro twebwe ubwacu, imbaraga ziturimo ndetse n'abagenzi bacu. Ikindi kandi twiyemeje kwiga, twiyubaka, tunubaka n'ubumenyi, dushaka ubumenyi bwatuma dushobora kugera mu iterambere rirambye. Uyu munsi rero nabateguriye indi ngingo nziza mu buryo bwigisha bujyanye no gutera inkuru. Nagiye mbinyuza mu buryo bwo gutera inkuru, kuko inkuru ziri mu buryo umuntu ashobora kumva inkuru akumva iramuryoheye, akumva iramushimishije, ariko kandi ikanamwigisha, bigatuma ashobora no kubona uko yahugura na bagenzi be. Hari inkuru nshaka kubabwira, kandi umutwe w'iyo nkuru nawise ita ku byawe gusa, ita ku byawe gusa kuko byakugirira umumaro. Hari umudamu rero, na agakuru kavuga ku umugore wari umukirisitu. Hanyuma umunsi umwe aricara aravuga ati ibintu ntabwo nakomeza kubibamo gutya, reka njye kureba pasiteri wanjye mubwire yuko ntazakomeza kuba mu rusengero, ngiye kuruvamo. Hanyuma rero mu gitondo kimwe umudamu arabyuka ajya kureba pasiteri, aramubwira ati pasita, nari ngukumbuye, nari nje kukureba kandi nari nje no kugusezera. Pasiteri aramureba, abona umudamu ameze nk'ubabaye cyane, abona umudamu ameze nk'uwihebye cyane, aramubwira ati se nshuti yanjye, ni ikihe kibazo wagize cyatuma uzinduka uza kunsezera, kandi uri umukristo mwiza, kandi rwose uri umuntu tubanye neza, naba naraguhemukiye? No, pasiteri yumvaga mu by'ukuri yaba wenda ari nk'imyitwarire yaba yaragize, cyangwa se amagambo yaba yarakoresheje, hanyuma wenda uwo mudamu akaba ataranyuzwe nayo, cyangwa atarayishimiye, wenda yaba atumye aza kumureba. Hanyuma umudamu aravuga ati pasita, wowe nta kibazo dufitanye pe, ikibazo ni ikibazo kijyanye n'abakristo dusengana. Nawe wenda waba ufite abakristo musengana, ujye ureba ukabona mu by'ukuri ntukwiye kubusengana nabo, ukumva ntago bigufasha kuba uri kumwe nabo. Nawe rero nicyo kibazo yari afite. Hanyuma pasiteri aramubwira ati none se byagenze bite? Umudamu aramubwira ati pasita, jyewe iyo naje gusenga mba naje kureba Imana, ariko ndagira ngo nkubwire yuko buriya kenshi ntaha numva narushye, narambiwe, bari abantu mu by'ukuri bankura mu buryo bwo gusenga, bakanca intege, bakambuza gukurikira. Kubera iki rero? Nk'uko tujya tubibona abantu b'iki gihe telefone zarabatwaye, hari n'igihe wicaye mu rusengero ukabona telefone abantu bamwe bari kuzikoresha, ukabona mu by'ukuri birabangamye. Ariko se bigenda bite? Pasiteri aravuga ati se baguca intege bate, bakunaniza bate, batuma udakurikira gute? Ati iyo mpindukiye mbona abantu bari ku matelefone, nahindukira iburyo nkabona hari abandi nabo bameze nk'abari kuganira muri shyushyushyushyushyu, nagira gutya nkabona hari abasohotse bagiye hanze guhoberana. Pastor, ndananiwe guhora mbona ibintu bimeze kuriya, njyewe ntabwo nzakomeza gusengera muri uru rusengero ngo mbashe gukomezanya namwe. Pasiteri aceceka akanya, arangije aramureba aramubwira ati nshuti yanjye, wanyihanganira ibyo bintu byose ukabyirengagiza, ugakomeza ukajya uza gusenga, ugakomeza ugahatiriza, ugahamya umubano wawe n'Imana? Umugore ararahira ati jye ntibishoboka, sinshobora gukomeza kujya gusengera hano hantu. Pasiteri aramubwira ati rero mbere yuko ufata umwanzuro wo kugenda, ndagusabye umpa akanya gatoya maze ngira ikintu nkwisabira, hanyuma nushaka kugenda rwose ntago nagutangira, kuko n'ubundi wafashe umwanzuro. Umudamu aravuga ati nta kibazo, nimba hari icyo ushaka kunsaba kinsabe. Hanyuma rero pasiteri aramubwira ati reka nzane ikirahure cy'amazi nkubwire icyo nshaka kumfasha. Umudamu arahategereje, pasiteri agiye azanye ikirahure, ashyizemo amazi, arakimuhaye, aracyujuje. Arangije aramubwira ati noneho mfasha, uzenguruka uru rusengero rwacu, uzenguruka ufite ikirahure cy'amazi inshuro 3, nurangiza inshuro ya 3 uruhukire hano uze nkubwire. Umudamu afashe ikirahure, arazenguruka inshuro ya mbere, arazenguruka inshuro ya kabiri,
zenguruka inshuro ya gatatu, birangira asoje araza ahereza pasiteri ikirahure. Amubwira ati rero pasiteri ndasoje, akira ikirahure cyawe n'amazi yawe, njyewe ndagiye. Ubundi pasiteri aramubaza ati se nshuti yanjye, wabonye abantu bangahe bari bari kuri telefone? Undi ati ntabwo nabonye. Ati kubera icyo utababonye se? Ati kubera ko nyine urumva nari mpuze ndi kureba kugira ngo amazi atagwa hasi, kuko pasiteri yari yamubwiye ati uzengurukane iki kirahure cy'amazi kandi wirinde hatagira n'igitonyanga cy'amazi kigwa hasi. Umugore yumvaga ari nk'ibintu nyine mu by'ukuri ari ugucunga ayo mazi gusa, ntiyari azi icyo pasiteri agamije. Amubwira ati ntabwo nigeze mbona umwanya wo kureba barimo kuvugira kuri telefone, kubera yuko nyine nari mpuze, nari busy ndimo gucungana n'aya mazi ko ataza kugwa hasi kandi wambojeje. Pasiteri aramubaza ati none se wabonye abantu bangahe basohotse mu rusengero? Kuko ubwo hari harimo amateraniro. Umudamu ati ntabwo nabashije kubona abantu bagiye hanze, kuko urumva njye nifite ikirahure cy'amazi cyuzuye, ntabwo nashoboraga kureba ku mpande ngo menye abantu barimo barasohoka. Pasiteri arongera aramubaza ati se ni abantu bangahe yabonye barimo kujijura bari kuganira yaba mu rusengero cyangwa n'abasohotse hanze? Pasiteri nako madamu aravuga ati ntabwo nashoboye kubabona kuko njye nari mpuze ndi gucungana n'amazi ari mu kirahure kugira ngo ataza kumeneka hasi, kandi wambwiye ngo nkomeze nyarinde nyacunga ataza kumeneka hasi. Noneho pasiteri araseka cyane aramubwira ati rero unsubije neza. Aranamubwira ati rero nshuti yanjye, nimba mu by'ukuri ushaka kuba umukristo mwiza, umunyamasengesho mwiza, ukazinduka waje kureba Imana, ujye ubizirikana ubifate nka cya kirahure cy'amazi ufite cyuzuye. Imana uyiha umutima wawe, uyiha amaso yawe, uyiha amatwi yawe. Wirinde kureba abavugavuga, wirinde kureba abari ku matelefone bakanda, wirinde kureba abasohoka hanze, wirinde kureba amakosa pasiteri arimo gukora, wirinde kureba reba bituma udakurikira. Hanyuma umudamu aratekereza aravuga ati akuzi ko ari byo, igituma nkomeza kureba amakosa y'abandi turi kumwe aho ngaho nuko mba ntarimo gutumbira Imana mu by'ukuri igihe ndi mu rusengero. Bimuviramo rero impamvu yo kurekeraho gufata imyanzuro yo gusohoka mu rusengero, ahubwo afata umwanzuro wo kwiyemeza kuba mu rusengero ariko atumbiriye Imana. Nshuti yanjye, navuze ngo ita gusa ku byawe kugira ngo ubashe kuba ari ho ukura umusaruro, kuko ni wita ku bintu by'abandi, iby'abandi badakora neza, iby'abandi batavuga neza, abandi batubahiriza amabwiriza, bizagukerereza, bizagufatisha rimwe na rimwe imyanzuro yatuma wowe udakomeza imbere, wowe udagera ku ntego zawe, bakagukerereza. Rero nari mbinyujije muri ubu buryo bw'inkuru kubera yuko ni ibintu tubamo umunsi ku wundi, ukabona hari ibintu nyine bitakunogeye, ukabona hari ibintu abantu badakora neza, ukumva hari ibyo wabagaya, ariko njye nari nkuzaniye inkuru ivuga ngo gerageza wite ku byawe. Nuwita ku byawe ufite intego yaho ujya, ibyo byose ntuzakerezwa n'ibyo ari byo byose mu nzira uzakomeza. Ndagushimiye kuko wahisemo kunkurikira kandi ukomeze kudukurikira. Tugufitiye ubundi butumwa bwinshi bwatuma tugorora imibereho yacu, tukagenda mu nzira nziza zituma tugera ku ntego zacu. Ciao naho ubutaha, mukomeze mudukurikirane, turabakunda cyane.